Haleluya. Ndatangaye ibintu umushumba avuze. Nukuntu indirimbo natekereje ko nza kuyisaba worship team ngo tuyobore. Wayoboye n'umwuka wera kabisa. Nabanje kwibaza ko tuza kuririmba ndangije kubwiriza, ariko ubwo yayisabye mbere reka tujyane muri uwo mwuka. Ube ijambo ryo guhamya kwawe. Niko handitse mu Baheburayo ngo ntimuhagarike kwatura ibyo mwizeye mukabyiringira, mukomeze kubyatura. Uririmba indirimbo ni indirimbo nziza, ifite melody nziza, ifite n'amagambo meza cyane cyane. Uyavuga ubyizeye, ubwira ubwenge bwawe, ubwira umutima wawe, ubwira umubiri wawe, ubwira ibikuzengurutse. Haleluya, haleluya. Kambase mwihangane, kireka nimba urwaye uhaguruke turirimbire hamwe. Uramara umwanya wicaye. Haleluya, haleluya. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Nyuzwe n'ubushuti bwa mw'ijuru, nisunze umukiza ukomeye. Byizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye. Niseguye Amashi yacu, amashi, amashi. yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Tunezezwa nuko uzanyobora, nisunze umukiza ukomeye. Sinyiyobe bw'inzira nyuramo, nisunze umukiza niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Umutima wanjye ntuhangaze, nisunze umukiza ukomeye. Ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushima data, wowe waduhaye Yesu,
ukaduha mwuka wera. Ntabwo turi twenyine, ntabwo turi imfubyi, ntabwo turi intabwa, turi abawe, turagufite, turishimye, turakwizeye kandi turakwiteze. Uha umugisha buri muntu wese ahangaha kuva hejuru kugeza hasi, abari ahangaha n'abarimo kudukurikira online n'abazakurikira ubutumwa mu bihe biri imbere, twese tubona umugisha uva mu kiganza cyawe, kurindwa kuva iwawe, gutona kuva iwawe, utubera Imana natwe tukubera abahungu n'abakobwa. Ducecekesheje imbaraga z'umwijima, traffic z'abadayimoni zose zihagarare, ubwami bwa data buze, ubushake bwa data buba ahangaha nk'uko burimo kuba mu ijuru. Amaraso ya Yesu adupfuke, data tubereye igikuta cy'umuriro nk'uko yabisezeranye muri Zekariya. Ijambo ryawe rizana umusaruro, za nyoni ziza kwiba ntizitubone, tugume mu bwihisho bwawe, ahubwo tugire umusaruro mwinshi, 30, 60, 100 gutyo gutyo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Abantu b'Imana bavuga bati amen. 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 Hari ikintu nkunda cyane kandi maze kukibabwira, ariko ndongera ngisubiremo kuko kiranditswe mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ubushake bwanjye, ntabwo ari ubwawe, ni itegeko ry'ijambo. Riravuga ngo muhoberane no guhoberana kwera. Reka ngusaba uhaguruke umpoberera abantu 3, 4. Uhaguruke, ntihagire uha akaboko. Uhaguruke uhobera abantu 2, 3, ubabwire ijambo ryiza. Ari uwo mwazananye, ari usanze ahangaha, ari uwagusanze ahangaha. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Haleluya. Murakoze cyane, mufate ibyicaro. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Mushobora kwicara. Haleluya. Mwakoze abaririmbyi, mushobora ku yego, reka dushime Imana ku bwa worship team. Arakoze cyane uyu musore, yibutse instruction abahaye. Abadamu ntibagamanuke, n'abakobwa ntibakamanuke ntawe ubafashe. Mama mudogo, uwo ni mama wawe, mufate neza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Umushumba yibeshe, ntabwo naguhamagaye ejo, naguhamagaye kuwa 5. Bwari bwije. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kimwe nuko nari free, ariko kandi nibutse ko hari convention. Ndavuga nti ngwino reka nze nako mbafungurire, dushireho urufatiro, dushireho umusingi, abazaza kwa 3 basanga umuriro watse. Haleluya. Suko mutawatsa namwe, ariko kimwe hari ubuntu Imana ibarangiriye ku umushumba wanyu, ariko kandi 2 barutumwe. Mu gitabo cyo guteka kwa 2:32 na 2:30 aravuga ngo umwe yabashije ate kwirukana 1000, 2 babashije bate kwirukana 1000 inzovu. Iyo cya gitare kitabarekura, iyo Uwiteka Imana yacu ataturwanira. So naje gutanga umusada. Uyu musada mu mbaraga z'umwuka wera, umwe yirukanye 1000, bari kwirukana 20,000. Ariko kubera umwuka wera birikuba cyane. Umwuka wera itashiramo imibare bihekana. Ikindi nuko ahantu mpagirira umugisha cyane. Benshi ntimubizi,
ariko hari ubwo naje muri mu giterane kivuga ko kubiba tugendereye gukiranuka, nza kuvuga ko ari igihe cyo gusarura. Namaze kuryigisha ngaha ku cyumweru ndataha, ngeze mu rugo umuntu aranyandikira aramwe ngo pastor, ubwo washingiraga umukobwa wawe ntabwo nohereje fanta. Aza kunyohereza ifanta hashize imyaka 3 cyangwa 4, 3 cyangwa 4 gutyo. Anyohereza ifanta y'ibihumbi 2,400 by'amadolari. Haleluya. Rero ijambo riraherekezwa n'ibitangaza n'ibimenyetso. Ku cyumweru itariki 6 nari ndahangaha. Ku cyumweru gishize ntabwo twagiye Rebero. Umwana ashaka gushimira itorero uko babaye hafi yacu, kandi ba Vivante bose turabashimira. Abaturutse mu ntara, abaturutse hanze mu Burundi, abaturutse mu bindi bihugu baje babana natwe. Hari abatarabashe kuza ariko batwerereye, abandi baradusengeye. Imana ibaho umugisha. Ku cyumweru izo tariki 6 naje kubwiriza ahangaha. Umuvandimwe ansanga hari aramwe ngo mbabare nabuze envelope. Ashira mu kantu k'agapapuro, ndebye nsanga ashizemo amadolari 800. Nambwira nti agapapuro ntacyo kavuze, gifite icyo kivuze n'ikirindana. Hano ro hari umugisha. Ngira umuvandimwe ati amafaranga arahari. Tireka kundeba gutya, amafaranga arahari. Kubera ibyo turanayatanga ku bwa convention. Iki giterane kigiye kuba kuva kwa 3 kugeza ku cyumweru. Haleluya. Kizaba kirimo umugisha. Inkuru nziza nuko amafaranga yose yamaze kuboneka. Inkuru mbi nuko haramwe akiri mu mifuka yanyu. Umushumba yambwiye ko budget ari 6,500,000 kuko harimo kwakira n'abaturutse mu ntara, kubacumbikira, kubagaburira. Budget nziza, ntabwo ari menshi cyane. Hamaze kubonekamo 3, harabura 3 n'igice. Imana ishimwe cyane. Twihuse cyane, ndashaka kubona uwabamanitse ukuboko hari cyari butange. Simvuze icyo uri butange, hanyuma ndaza kubaza icyo mutanze. Zamura ukuboko ugize icyatanze. Urakoze, 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 nanjye ndimo. Urakoze, 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 urakoze. Urakoze, 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 urakoze. Dushoje turamenya ayo batanze, muraza kutwandikira gapapuro. Haleluya. Nanjye ndaza kuvuga ayo ntanze. Bwana asifiwe sana. Icyo kivuye mu nzira. Si uko. Haleluya. Twinjiye mu ijambo ry'Imana. Ariko mbere ko tujya mu ijambo ry'Imana, dufite abavandimwe baduherekeje. Hari n'abaje bumvise ko dusengera ahangaha. Hari n'abaje baturuka hanze. Munyemerere mbahe ikaze. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo mujye muha ikaze abashyitsi, kuko bamwe bakiriye abamarayika batabizi. Bwana asifiwe sana. Hari umuvandimwe Placide na Madamu Esperance baturutse muri Eglise Vivante yo Kwijabe. Karibu cyane. Imana ibaho umugisha. Abangaba ni abavandimwe, ni abana bacu. Imana n'abakoresheje. Ntabwo bantumye kwivuga, ariko nuko mwabibonye abapastori biratugora kugira ibanga, cyane cyane ry'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Mwumvise abapastori bagiye kwiherera basenga, mwabwira abagenzi bati musengere, genda cyafite ikibazo cyo gukunda abakobwa n'abagore, ibindi nabitsinze ariko icyo kiracyananiye. Undi ati igihe ibyo narabitsinze, ati cyafite ikibazo cyo gukunda agahiye, agasembuye, nyine agacupa. Ati nanjye musengere. Wa gatatu ati igihe ibyo byose nabitsinze, ikibazo cyanjye ntabanga ngira. Nibi mwihaniye ahangaho byamaze kugera kuri Facebook. Ariko abavandimwe bamwe muzi urusengero rwacu rwiza rwo Kwijabe. Senya mwabonye amafoto. Hari imiryango myiza y'imbaho iruriho, myiza cyane, ku rwego abangaba nibo babikoze.
bafite kampani ibikora, barutanze ku buntu bubaka inzu y'Uwiteka Imana, namwe bubakire kandi bibuke. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe kandi hari Papa Rimasi na Madamu Letitia. Letitia umukobwa wacu kwijabe, karibu sana, haguruka. Mwakoze cyane, surprise. Sinari ko muri ino waje gushyingira murumuna wawe. Byarabaye cyangwa bizaba? Byarabaye, felicitation. Sinabimenye. Kayitesi, Imana imuhe umugisha. Ari hano yaje. Ubukwe bwarabaye cyangwa ni dote? Dote, ubukwe ntiburaba. Fiancé ari yasubiyeyo. Karibu cyane. Kayitesi ni murumuna wawe, n'umukobwa wacu. Nakubonye nawe ko waje. Avuze ngo bose bari hano. Hari abandi se? Nimuhaguruke. Ega sindimo ku bamwe mwarahindutse, bamwe mufite impara. Ni bande? Karibu sana. Abana ni bande? Ni umukobwa n'umukwe. Karibu sana. Umukwe ari he? Umukobwa ari he? Umukwe ari he? Ni umugabo uriya. Kuki waticaranye? Ibyo bintu no ntibahindure. Ntibari babaza ariko nawe ntibari kubyemera. Kimana yafatanyije ntihakagire intebe zigitandukanye. Ndabizi ko atari ikibazo cya protocol, n'ikibazo cy'intebe. Karibu sana, arakoze Bosco. Imana ibahe umugisha. Uriya wundi ninde? Numuririmbyi kwijabe, nahaguruke. Karibu cyane mukobwa wacu, Imana iguhe umugisha. Shobora kwicara. Harabo nanditse, harabo ntanditse. Hari umukozi w'Imana Bosco yazanye na madamu, nabo baduherekeje. Mwazanye na famiye. Abana bari he? Hari Elijah na barumuna we na mushiki wabo Oziana. Basore, harya basore ni batatu n'umukobwa. Ariho umukobwa yagiye gufasha muri Sunday school. Imana ibahe umugisha, mushobora kwicara. Madame Diane, Dr. Diane avurira hano Kibagabaga, benshi yajya bafasha no mu yandi mavuriro hano i Kigali. Imana iguhe umugisha. Hariho murumuna wa mami twari kumwe muri cya cyumweru, Madame Irene, benshi bamuzi nka Madudu. Ari kumwe na musaza wa mami Patrick. Madudu atuye Bujumbura, Patrick atuye Ottawa muri Canada. Baje mu bukwe bwa Enoke. Karibu cyane, mushobora kwicara. Hariho umukozi w'Imana Ibert yazanye na madamu we Jenny. Karibu sana. Imana ibahe umugisha. Mwaje mwenyine? Rwa rubyiruko rwasigaye. Karibu cyane, Imana ibahe umugisha. Hari abandi ntabonye, mumbabarire. Nimba muri hagati hari abumse ko naje hanga bari buze baka. Hari abandi ndabona hari abarimo kwerekana, ni sinamenya bani bande. Hariho Dr. Emery na Kwizera na Madamu Emika basengera muri Vivante Kabuga, batuye haruguru hano. Karibu cyane, muhaguruke. Imana ibahe umugisha. Abangira ngo nabahaye ubuhamya bwabo, ni bamwe Imana yagiriye ubuntu bakabona urubyaro nyuma y'imyaka 6 byari byaranze ariko biza gukunda. Imana yatugiriye neza. Bagerageje gushaka n'ubufasha kwa muganga, baragereza biranga. Tugira umwanya wo gusenga, dusenze mu byumweru birabarasabye. Haleluya. Hari Imana ikora byose neza. Imana ishimwe cyane. Hari abandi mama ariho araguma yerekana hariya, sinzi ni bande bihishe. Hari abadasengera muri Vivante. Dani worship leader. Uriya n'umuririmbyi wacu kuri Vivante Rebero. Wakoze kutugira surprise. Karibu cyane Dani, ushobora guhaguruka akakubona. Haleluya. Karibu cyane Dani. Aba ni babana baje ari bato cyane, ari kumwe na babiri, none ubu n'abagabo.
bari mu mirimo hirya no hino kandi barakora mu bwami bw'Imana imirimo itangaje. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndibwira ko ntawe nibagiwe. Turamenyesha ko igiterane kizatangira kwa gatatu. Imuhombe izaba ari fire. Hallelujah. Araduhindura kugira ngo natwe duhindura abandi, kubahindura abigishwa ba Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Tujye gusoma igitabo cya Rusi cyose, ni ibice 4 gusa. Hallelujah. Muribuka kuko ari kwa kwezi ko kumenya no gusobanukirwa amategeko y'Uwiteka. Babasomeye kuva mu gitondo kare kugeza ku manywa. Yenda soma ibice 4 gusa biragufasha. Imana ishimwe cyane ko Bibiliya iravuga ngo hahiriwe abasoma amagambo muri iki gitabo cy'ubuhanuzi, kandi hahiriwe n'abumva. So abarimo kudukurikira uwo mugisha namwe bagereho. Nkunda Bibiliya, nkunda ijambo ry'Imana, nkwifurije kuyikunda. Natangiye gusomerwa inkuru za Bibiliya ndi muto, ariko ndibuka neza niga muri primary muri 75 basomeye inkuru ya Yosefu. Ndabona class nayo nicayemo, ndabona aho umwarimu yarari, bahaga abana b'abagatolika, padiri n'abafurere baza kubigisha, na protestant nabo bakabaha abarimu baza kubigisha. Umumama aza kutwigisha. Isomo rya mbere yatwigishije kuri Yosefu. Ubuzima bwanjye burahinduka. Imyaka 50 yashize Bibiliya ntirambihira, iguma ibashya. Nkwifurije ko iki gitabo kikuryohera. Hallelujah, hallelujah. Iki gitabo kirimo ubutunzi bwose ushaka, kirimo igitangaza cyawe. Nta n'umwe uvuga amen. Ndavuze ngo iki gitabo kirimo igitangaza cyanditseho izina ryawe. Ndasenga ngo nugisoma ntubone inyuguti, ubone igitangaza kiriho etikete yawe, kiriho izina ryawe, kiriho plaque nk'imodoka yawe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Igitabo cya Rusi turajyana, murakurikira. Igitabo cya Rusi igice cya mbere, umutwe w'amagambo aravuga ngo Elimeleki na Nawomi basukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asukira mu gihugu cy'i Mowabu. Asukira mu gihugu cy'i Mowabu we n'umugore n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Maharoni undi yitwaga Kiriyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Betelehemu ni ukuvuga ngo inzu y'umugati, inzu y'umutsima, ariko inzara yateye mu nzu y'umugati. Hari ibyago biba ku bantu beza, hari ibyago biba ku bantu bafite amazina meza. Ukitwa Mugisha ariko ukaba mu muvumo. Ariko Imana yatumye witwa gutyo, he will make sure ko izina ryawe ritangirika. Ndavuze ngo Imana yatumye witwa gutyo, izitaho ko iryo zina ririndwa. Inzara yarateye i Betelehemu ariko ntabwo yagumyeho. Sinzi byakubayeho, ariko sinzi uhawe iryo jambo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Maharoni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Uwo ni umutwe w'amagambo. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubira iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabuha ibyo kurya. Sinzi Mowabu urimo, ndavuze ngo nawe ijambo rigusure. Ndavuze ngo ijambo nawe wumvire Mowabu urimo ijambo ko Uwiteka yagize neza.
Oh, amen zanyu zinteye imbabazi. Zibanza ziri muri ICU. Bongereze serumu. Ndavuze ngo nk'uko Naomi yumviye Mowabu ko Uwiteka yagendereye inzu y'Ibugati, yagendereye Betelehemu, nawe wumva ijambo rivuga ko Uwiteka yohereje ijambo kandi asuye umuntu we. Haleluya. Bukeye haguruka n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu asubira iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'Imowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Avaho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Ndavuze ngo uva aho wari uri. Ndavuze ngo hazi ijambo rikuvana aho wari uri. Nimba ari mu nzara winjiye mu guhaga, nimba ari mu bukire winjiye mu bukire cyane, nimba byari bimeze neza bibe byiza cyane, nimba byari bibi bibe byiza, nimba byari amarira bibe guseka, nimba byari amaborogo y'indirimbo. Ijambo hawe rikuvana aho wari uri. Ndavuze ngo ijambo woherejwe rikuvana aho wari uri. Ntabwo ndatanga ijambo rya none, ndacyasoma gusa. Mwihangane, ibice bine ndabisoma umwanya muto turaba dushoje. Ndashaka gucyaha ubunebwe bwo gusoma Bibiliya. Niko batubwiye, ubunebwe, ubugande n'ubujiji bive, ubuswa buveho. Avaho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Haleluya. Igihugu cya Yuda. Yuda bivuga ngo ishimwe. Ndavuze ngo ijambo rikuvane Imowabu havumwe, ikujyane mu gihugu cy'ishimwe. Ndavuze ngo ishimwe wari ukumbuye ryongere rize, ubuhamya wari ukumbuye wongere ubutange, aho wari waravuye uhasubizwe, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mwuka Wera. Abantu b'Imana bavuga ati amen. Ndimo gukora deliverance. Yesu ntabwo yirukanye Satani avuga ngo mvaho genda, yaravuga ngo biranditswe. Ndiho ndagusomera ibyanditswe. Iyo Satani yakuvanye mu ishimwe irakurekura. Nzi ibyo ndimo kuvuga. Nabahaye ubuhamya, natangiye gusengera abantu ibintu bijyanye na deliverance, kubohoka n'iki abantu neza aho mbyibuka 86. Umwaka utanza nujuje imyaka 40 nkora icyo kintu. Naratangaye kubona abantu babohoka turimo gusoma ijambo. Umuntu bari baranze kwishyura turimo gusoma akajya kubona tete, umuntu aramwishyuye nyuma y'imyaka 3. Ntabwo mze ngo mufate amatelefone kuko bamwe barimo kuyasomeraho. Haleluya. Haleluya. Ngira umuvandimwe uti usubire mu gihugu cyawe, usubire muri Yuda yawe, usubire muri Yuda yawe, usubire mu mashimwe yawe. Nawe mabwira abakazana be ati nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka abagire neza nk'uko mwayagiriye ba nyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, batera hejuru bararira. Baramusubiza atoya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawe arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo, niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabahe abagabo banyu. Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Yari yarapfakaye. Gucyura ni umuntu uba wongeye gushakwa, cyane cyane bikozwe n'umuntu wo mu muryango, kuko niko byakorwaga, natwe niko bikorwa mu muco w'Abanyafurika. Umuco w'Abisirayeli, umuryango wagukoye ni ugomba kuguha undi mugabo. Iyo bitabaye bityo, iyo ubonye undi uwo nawe aza gukwa muri uwo muryango wari waragukoye. Si ibyo muze? So aravuga ati nubwo nagira umugisha wo kubona uncyura, ntabwo bigishoka, narenze. Rero nta byiringiro bihari. Ntimwibwire ko nshobora kurongorwa ngo mbyare, ntibikunda. Nimugende.
baranga. Navuga nti ndabyiringiye ku murongo wa 12, bakobwa banjye nimwigendere musubire kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Mbwira umuvandimwe reka ibyo binyoma. Uwiteka ntabwo yahagurukiye kurwanya, ari mu ruhande rwawe. Umurongo wa 14, barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi amubaho akaramata. Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Mukamugabo wanyu mu Kinyarwanda kenshi bavuga mukeba. Abakobwa bafite abagabo bava indimwe, Abarundi babita mugenzanje. Mukeba ni Kinyarwanda. Mukeba ku Barundi nuba mudahuje abavandimwe. Haleluya. Umurongo wa 16, Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira. Nuko bombi barajyana bagerana i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarika imitima nabo. Abagore barabaza ati uyu ni Naomi se? Arabasubiza ati ntimukanyite Naomi. Naomi bisobanura ngo w'igikundiro, usa neza, present, mwiza. Ntimukanyite Naomi, ahubwo mujye munyita Mara. Naomi risobanurwa ngo umunyagikundiro, Mara risobanurwa ngo ushaririwe. Mbwira umuvandimwe reka kwiyitirira ibihe bibi urimo. Ntukiyitirire ibihe bibi wanyuzemo. Imana ishimwe cyane. Mujye munyita Mara kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Muramwumva yapfushije umugabo ari mu mahanga, n'uduhungu yarasigaranye natwo turapfa, bafata musigiye n'abuzukuru. Ariko Imana ishimwe ko yagarutse i Betelehemu. Ndavuze ngo Imana ishimwe ko yagarutse i Betelehemu. Ku batabizi, Betelehemu ni umurwa wa Dawidi, ariko ntabwo ari bwawo umurwa wa Dawidi icyo gihe. Imana ishimwe ko yagarutse i Betelehemu. Umurongo wa 21, aracyuzuye amaganya. Navuye ino nuzuye, Uwiteka ngaruye iwacu nareyereye. Nuvuga ngo ndimbo koko ntacyo mfite. Munyitira iki Naomi? Ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje. Imana iguhanagura ayo magambo n'ayo marira. Umurongo wa 22, dusoza igice cya mbere. Nuko Naomi agarukana na Rusi umumowabukazi, umukazana we, baturutse mu gihugu cy'Imowabu. Bagera i Betelehemu batangiye gusarura sayiri. Sayiri ni imyaka isa n'ingano. Imana ishimirwe ijambo ryayo igice cya mbere. Turakirangije si byose? Mbwira umuvandimwe birashoboka gusoma igice ukagisoza. Umunsi umwe Imana nishoza nzabasomera Zaburi 119 yose. Iraryoshye, ndumva umuntu umutatse hariya. Zaburi 119 narisomeyeho ku Ijabe. Umugoroba umwe ndayisoma kandi nyivugaho umwanya mutoya muri louange na adoration. Mbwira umuvandimwe iki gitabo kiroroshye cyane. Ndashaka kuvanaho ibinyoma byose bituma woroherwa gusoma Facebook, ukajya kuri Instagram, ukajya kuri inde, Bibiliya ikakunanira. Iraryoshye. Umwe yaravuze ngo narabiriye numva ndi uwo muzingo, numva ngo bimeze nk'ubuki, numva biraryoshye. Oh haleluya.
igice cya kabiri mbwira umuvanta amakuru agiye guhinduka. Igice cya kabiri umutwe w'amagambo aravuga ngo Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi amugirira neza. Guhumba, Imana yari yarahaye itegeko Mose ngo nibasarura muri ekonomi yanjye, muri ministeri yanjye ya ekonomi na finance, Abisirayeli bamenye ngo ntanze itegeko muri constitution, mu itegeko shinga ry'igihugu cyanjye, nibasarura bajye birengagiza agira ibyo basize mu murima. Rero umuntu uzajya uza gutoragura aho basaruye babyita guhumba. Murabyumva? So bageze mu gihe cy'isarura, Imana ishimwe cyane. Mbwira umuvandimwe iki gice cya mbere cyarangiye neza. Bahageze igihe cy'isarura, ntibahageze ibintu bimaze kwera, bahageze ahubwo bimaze kwera, hageze kubisarura. Good timing. Imana ikuvane hamwe ikwinjiza ahandi hageze. Mbwira umuvandimwe mwifurije kuba bigwa hashashe. Bigwa hashashe, uhagere bihiye. Hahandi wasize bimeze nabi usubire bimeze neza, bakwiteze, bagusasiye. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana igice cya kabiri, kandi ubu nari niyemeje ngo ndasoma gusa, ariko urumva ntabwo byoroshye. Ijambo ry'Imana riraryoshe. Haleluya. Igice cya kabiri umurongo wa mbere. Nuko Nawomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki. Elimeleki ninde? Ni umugabo wa Nawomi, wa wundi waguye Mowabu, witwaga Bowazi. Rusi umumowabukazi abwira Nawomi ati reka njye mu murima mpumbe imyaka, nkurikiye wundi bugirireho umugisha. Yagendaga agafasha abantu, uko afashe bakamuha, hari utwo basizemo naho agakurura. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Aramusubiza ati genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Yahagurutse mu rugo agenda ashakisha, akata, igira gute, yinjira mu murima, aratoragura, arafasha. Agiye gusanga ari mu murima wa Bowazi. Bowazi ntabwo ari uwo ari we wese, ni mwene wabo na sebukwe. Ni umugabo ukomeye w'umukire cyane. Apana umukire, umukire ariko sinzi, umutunzi ukomeye. Ahandi bavuga ngo a mighty wealthy man, a powerful rich man. Haleluya. Reka nkomeze nsome. Aha niho hari titre y'ijambo ry'uyu munsi. Haleluya. Turakomeza. Ati genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima agezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Mbwira umuvandimwe nubwo utabizi ariko wahageze. Ariko uyu munsi ubuswa burakuvaho. Umushumba yabivuze atabizi. Natumwe kwirukana ubuswa n'ubujiji, kuko abantu bari mu byiza batabizi. Kuba mutabizi nicyo kimwe no kutabigira. Imana dufashe. Umurongo wa 4. Bowazi ava i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi, ati Uwiteka abane nawe. Nabo baramusubiza ati Uwiteka aguhe umugisha. Maze Bowazi abaza umusaruzi ati uyu mukobwa ni uwande? Mwibuke ko abajyaga gusarura bari benshi, abajyaga gusabiriza bari benshi, byari byemewe. Ariko Bowazi abona Rusi. Mami ni ukunda kwigisha kuri iryo jambo ngo hagire ubaza ibyawe. Ndavuze ngo hagire ubaza ibyawe none.
Imana ishimwe cyane. Nawe ati Uwiteka, maze Bowazi abaza umusaruzi ati uyu mukobwa ni uwande? Umusaruzi aramusubiza ati ni wa Mumowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'i Mowabu. Yambwiye ati ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza, yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gato yinjiye mu nzu, yaruhutseho gato. Maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye, uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi unywe kuyo abahungu bavomye. Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati niki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Abakiri umugisha amen. Abakiri ko baravyihweza nka bene data wo hakurya hariya, ndabasengeye ngo bihane bakire umugisha. Nubanze kwakira, ndavuze ngo wakire umugisha. Uwiteka kwitura ibyo wakoze. Oh Mana yanjye, ngira ngo ushumba abantu hano ntabwo bakora. Reka nsabire umugisha bagize icyo bakora. Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Umurongo wa 13 arambwira ati nkugirireho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ntahwanye n'umwe mu baja bawe. Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ati ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino idasharira. Haleluya. Ni nka jus. Yicara n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga, arasigaza. Arasigaza. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu bati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Ubundi bajyaga gutoragura bikiri mu murima bafasha gutoragura, ariko ibyamaze kujya muri stock ntawegera. Imiba nibimaze kwegerana, iyo ni imiba, ni imifuka, nibimaze gupakirwa muri pick up cyangwa kuri moto bigomba kugenda. Ati naho mumureka ajyeyo. Haleluya. Igice cya kabiri kigiye kurangira. Haleluya. Ntimumucyahe kandi mumusohorere zimwe mu miganda muzisige azihumbe. Ntatoragura ubwo mwataye hasi, ntatoragura ubusigaye, ahubwo nibyo mwamaze gusarura mugende mubivane mubimuhe. Haleluya. Sinzi uhawe iryo jambo. Haleluya. Kandi musohore zimwe mu miganda muzisige azihumbe, ntimumuhane. Nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba, ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya sayiri. Ni ibintu biremereye, ntabwo tujya muri ibyo bintu. Harembwira umva nti biraremereye gusa. Umurongo wa 18 arazikorera ajya mu mudugudu. Nyirabukwe abona izo yahumbye kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha. Nubango yari yagize na katekawe ku meza. Umurongo wa 19 nyirabukwe aramubaza ati wahumbye mukwande uyu munsi, wakoze he? Hahiriwe wakwitayeho.
asobanurira nyirabukwe nyir'umurima yakoreyemo, arambwira ati nyir'umurima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi. nawe mabwira umukazana bati uwo mugabo ahiriwe kuwiteka, utaroreye kugira neza abakiriho n'abanyakwigendera. nawe marongera aramubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Haleluya. Reka nsobanure gato abacunguzi. Mu Bisirayeli iyo wakwaga umukobwa waga umuguzi, twebwe ni ugushimira ababyeyi, ni umuco wa kinyarwanda gushimira ababyeyi, ntabwo wagura umuntu. ariko wabaga umuguze yahindukaga ikintu cyawe. niyo Salomo avuga ngo ubonye umugore aba abonye ikintu cyiza. ariko kandi nimba afite n'ibintu ujyana nabyo. turi kumwe? iyo umugabo yapfaga hari ugomba kumucungura, a kinsman redeemer, umuntu wa hafi wa bugufi umucungura, ujya mu kimbo cya wa wundi. kandi ugiye uwo mucunguzi ntabacungura uwo mugore gusa, abacungura izina rya mwene wabo n'ibyo yasize, kugira ngo izina ry'umuryango rikomeze. murabyumva? ryari itegeko ry'Uwiteka, ku buryo hari umuhungu wa Yuda yaze gucungura mwene wabo, akajya amena intanga hasi kugira ngo atabyara kuri uwo mugore. Imana ihita iramwica. niyo bamwe rero babivanye byo kuvuga ngo kugabanya imbyaro ngo Uwiteka arakwica. ntabwo yazize kubara imbyaro, yazize kwanga gukomeza umurage nk'uko Imana yabitegetse. turi kumwe? Haleluya. ati rero uwo ni umwe mu bacunguzi bacu ba bugufi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. nkomera umuvandi, turi kumva mwa? Haleluya. uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Rusi umumuwabukazi aramubwira ati ni koko yambwiye ati ujye ugumana n'abahungu banjye ugeze bazarangiriza umusaruro wanjye wose. nawe mabwira Rusi umukazana we ati mukobwa wanjye, ni byiza kujyana n'abajabe be kugusanga mu murima wundi. nuko akajya aguma bugufi bw'abaja ba Bowazi, akajya ahumba ageza aho barangirije gusarura sayiri n'ingano, kandi abana na nyirabukwe. apana babandi bavuga ngo apana tubyaranye abo kagakecuru k'imikoshi kapfushije umugabo kagapfusha n'abahungu. ubwo nigire umugisha reka ndebe ukuntu ngakwepa ngo agumana na nyirabukwe. nkomero umuvana uti uri kumva? igice cya gatatu. Rusi ajya ku mbuga ya Bowazi amusaba kumucungura. Naomi nyirabukwe abwira Rusi ati mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. uyu ni wa wundi mu gice cya mbere amubwiye ati nta buruhukiro buriho, nta rugo. muri Bibiliya Kirundi ngo sinakurangira urugo. uburuhukiro nicyo bivuga. uyu mu gice cya mbere aramubwira ati mwana wanjye ndenze cyane gucurwa, ntabwo bancuragiwe, ntabwo nabona umugabo, kandi nubwo namubona ntabwo nabyara. ariko kandi bibaye nkabyara ntabwo wategereza umwana. uyu niwe ugarutse aramubwira ngo nkurangire urugo. hari ijambo nkunda kubwiriza rivuga ngo uwakubwiye oya niwe ugiye kukubwira yego. akanwa kaguhakaniye kakakwihebesha niko kagiye kugukomeza kakakurangira inzira. nimba ubyakira uvuga amen mwene data. rimwe hari umupapa asengera muri Vivante ku Ijabo, bari hanze, amaze imyaka myinshi hanze. yashatse kujya gukomeza amasomo ye y'amashuri, ajya kwiga mu Busuwisi. hanyuma yasize umugore n'abana, umwana cyangwa abana babiri. agiye rero umugore ashaka umusanga
biranga, agiye bamwima visa, bamwimye arasohoka, ageze hanze yibuka ubutumwa navuze, aragaruka. Agarutse bati bite ko twakubwiye ngo ntibishoboka, ugarutse ute? Ati pasitori wanjye yarabwirije ejo bundi, aravuga ngo wakubwiye oya niwe uri bukubwire yego. Bati wa mugore we, ibyo bintu ni ibiki uje kuvuga ahangaha? Mu gihe bakirimo kumubaza, umuzungu konsili muri iyo embassy wanza ari y'Abafaransa niyo yafashaga icyo gihe, aba arahanyuze ati nibiki umudamu, ntabwo uyu nguyu arimo uwo twahakane, ati atumva ibyo arimo kubabwira. Arayimubwira, umuzungu ati ugaruke afternoon, atugaruke nyuma ya saa sita. Uwamubwiye oya niwe wamubwiye atugaruke turaguha visa. Sinzi ko hari uwabyumvise. Umuntu wa Naomi wakubwiye ngo ntibishoboka niwe ukubwiye ngo birashoboka. Aho baguhakaniye bari buhakwemerere. Nimba ubyakira uvuga amen nini mwene data. Ibyo mvuga ndabizi. Nimba iri jambo ari iryawe uvuga amen nini. Naomi nyirabukwe abwira Rusi ati mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe? Dore iri joro aragosorera sayiri ku mbuga bahuriraho. Nuko wiyuhagire, wihezure, wambare, umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyeseho atararangiza kurya no kunywa. Kandi naryama witegereza aho aryama, umwegere, worosora imyenda, worosora ibirenge bye, uryame. Hanyuma arakubwira icyo uri bukore. Aramusubiza ati ibyo umbwiye byose ndabikora. Subiramo iri jambo uti iki jambo rivuze cyose ndagikora. Bivuge mu mbaraga uti iki jambo rivuze cyose ndagikora. Haleluya. Mbwirira umuvanti ibihe byahindutse, uhindura umwambaro. Hari umwambaro wo gusabiriza, hari n'umwambaro wo guhabwa. Hari igihe wambara utuntu two gusabiriza kugira ngo nakugirire imbabazi. Hari igihe wambara nk'ufite kugira ngo uwabyinshi yongerwe. Oh my God, my God, my God. Reka nkomeze. Umurongo wa 6, aramanuka ajya ku mbuga abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Bowazi amaze kurya no kunywa. Murabona ko tugiye kurangiza cya gitabo? Haleluya. Bowazi amaze kurya no kunywa, umutima we unezerewe, ajya kuryama iruhande rw'ikirundo cy'imyaka. Undi aza yomboka, yorosora ibirenge bye, araryama. Mwa bakobwa mwe ntimwigire ba Rusi, mujye kuryama mu byumba by'abandi. Halo. Yavuze aho babikorera ku mugaragaro, ni ku murima hanze aho bose areba. Nyavuze ngo uze kureba icyumba aryama, iruhande y'imyaka aho abakozi agumaza kwirunda, nawe niho yaryamaga. Ndiho ndabwira muri Afghanistan, mwe muri abana beza, ntabwo mujya mwigira utwo tuntu two kwikurira ku bantu. Haleluya. Aramanuka ajya ku mbuga abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Umurongo wa 7, Bowazi amaze kurya no kunywa. Sinzi. Ku murongo w'8, yomboka, yorosora ibirenge bye, ararya. Umurongo wa 8, mu gicuku uwo mugabo arashiguka, areguka, abona umugore uryamye ku birenge bye. Aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umuja wawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu. Aramusubiza ati uhiriwe kuwiteka mukobwa wanjye,
ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba abakene cyangwa abatunzi. Sinzi ko mubyumva. Yashobora kwigira ku bandi bahungu, ariko kubwo kubaha itegeko ry'Uwiteka kandi ari umunyamahangakazi, Bowazi amwaturaho umugisha ati uhiriwe ku Uwiteka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Natuye uwo mugisha ku muntu wese wumviye Uwiteka, kandi hari uburyo washobora kubikwepa ukikorera ibindi. Aramusaba ati uhiriwe ku Uwiteka mukobwa wanjye, ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba abakene cyangwa abatunzi. None mukobwa wanjye witinya, ndakugirira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Mbariza umuvanti bakuzi gute? Ntusubize, bakuzi uko bakuzi. Umurongo wa 12, umurongo wa 12, ni ukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hari undi undusha kuba umucunguzi wa bugufi. Rara hano iri joro, kandi mu gitondo bitewe cyo kuvugije induru utiyinjiyemo kidobya. Niko filime bayikina, barayikina byajya gukunda agakubitamwa akantu, none arapfuye kandi ariwe. Muri filime ntibajya bapfa, barazuka. Haleluya, niho iryohera. Bakagushira ku nkeke, aramwanza, aramuhebye. Abavandimwe bajya babyegereza umutima mu izina rya Yesu, iyo dayimoni nimurekure. Ni filime gusa de. Haleluya. Ni ukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hariho undi undusha kuba umucunguzi wa bugufi. Rara hano iri joro, kandi mu gitondo nagukorera ibikwiriye umucunguzi, bizaba byiza azabigukorere. Ndabona Rachel ashize urutoki cyangwa ngo wavemo, Bowazi ari ujyamo. Haleluya, azabigukorera. Ariko niyanga kubigukorera, ndahiye Uwiteka uhoraho yuko ubwanjye nzagukorera ibikwiriye umucunguzi. Ryama buke. Ngira umuvandimwe, tuza ryama buke. Haleluya. Nje kubwira umuntu urimo guca mu ijoro urimo guca, nje kubwira ngo bugiye gucya. Ndavuze ngo bugiye gucya. Ubwo mperuka ahangaha itariki 6 z'ukwa karindwi kiriya cyumweru, mu byumweru 2 bishize, naravuze ngo hari abantu bazafite ubuhamya mbere yo ku cyumweru. Hari abampamagaye bampa ubuhamya, ibintu bikomeye bitoroshe kuvugira ahangaha. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 14, araryama ku birenge, aryama ku birenge bye ageza mu rubungabungo, abyuka hataragera igihe umuntu abasha kwitegereza undi, kuko yagiraga ngo bye kumenyekana yuko uwo mugore yaje ku mbuga. Aramubwira ati zana umwenda witeye uwufate. Arawufata, amugereraho inshuro 6 za sayiri, arazimukorera, ajya mu mudugudu. Wow. Hari abana bacu bakunda gucakira ijambo. Hari bari mu ideni ry'inzu, bamaze amezi 6 batabasha kwishyura iyo nzu, bayishuraga 500. Asomye iri jambo aravuga ati iri ni iryanjye inshuro 6. Agiye gusenga ku cyumweru, bagiye n'amaguru kuko nta na esansi bari bafite, abana basiga mu rugo. Ageze ku rusengero, amaze gusenga ataje, umuntu arabahamagara, we n'umugabo babaha sheke ya 3 miliyoni. Ijambo rirakora. Ibyo mureba byose byaremwe n'ijambo. Iri jambo ndimo gusoma ahangaha riguha inshuro ushaka. We arawufata, amugeraho inshuro 6 za sayiri. Ni ukuvuga ni umubare
kubazi iyi mibare ntabwo njya muri teoloji n'ibiki by'abayuda, ariko iyo umwuka wera aretse bikandikwa haba hari impamvu. Haleluya. Ubwo nawe hari inshuro ushaka exact. Imana ntabwo iri buze kuguha igipande, iraguha exact bize kuvugwa. Haleluya. Arawufata amugeraho inshuro 6 za sayiri, arazimukorera, ajya mu mudugudu. Ageze aho nyirabukwe ari, aramubaza ati mbega ni wowe mukobwa wanjye? Rusi amubwira iby'uwo mugabo yamugiriye byose. Ati izi nshuro za sayiri uko ari 6 niwe wazimpaye, kuko yambwiye ati ntiwasubira kuri nyoko bukwe ari ntacyo ufite. Hari abantu hari busubire mu rugo hari ikintu. Ndavuze ngo hari umuntu usubira mu rugo afite ikintu. Umurongo wa 18 dusoza icyo gice cya 3, naho maramubwira ati mukobwa wanjye, iyicarire ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo, kuko uwo mugabo atari buruhuke atararangiza ibyo. Uhawe iryo jambo avuga amen. Ndavuze ngo hari umuntu utari buruhuke atakurangirije ibyo. Igice cya 4 dusoza. Haleluya. Igice cya 4 dusoza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wa mucunguzi wundi yanga guhungura Rusi. Wa mucunguzi yanze. Wa mucunguzi wundi yanga guhungura Rusi. Bowazi ajya mu marembo y'umudugudu yicarayo. Wa mucunguzi yavuze anyuraho, aramuhamagara ati yewe mugabo, nyura hano wicara aha. Arahanyura aricara. Irembo ku Bisirayeli ni ikibanza, ni ahantu hari ubutware. Nibyo Yesu yavuze ngo nzubaka itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Bwana asifiwe sana. Ntazarinyiganyiza. Ku irembo niho abasaza bicaraga bakamenya ibyinjira n'ibisohoka. Abasoresha niho bicaraga. Uwapfuye nubwo yaba amaze iminsi apfuye ntabwo bemeza ko yapfuye, ariko anyuze ku irembo nibwo bahita bavuga ngo uyu yapfuye. Murabyumva? Niho hari certificat de décès, death certificate, urwandiko, niho byose byarangiza ku irembo. Turi kumwe? Muribuka muri Luka ngira ngo ibice 7, umupfakazi yapfushije umugabo, yatakaje umugabo, yapfushije umugabo, arangije n'agahungu ke yari afite kamwe k'ikinege nako karapfa. Ngo asohotse ku irembo ry'Inayini, aho abantu badeklara ngo birarangiye, genda muhambe, Yesu arahatunguka. Aho ngaho ku irembo aho abazee bamaze kuvuga ngo birarangiye, Yesu arahatunguka, akora ku isanduka, ahagarika abahambyi. Haleluya. Ndavuze ngo ahagarare ku irembo ryawe. Ndavuze ngo ahagarare mu marembo aho bavuga ngo byaranze. Ahagarare mu marembo Mwami Yesu, umucunguzi wacu wa bugufi. Haleluya. Rebo shantaya basiga. Wa mugabo ahanyuze, Imana ishimwe ko atavuga izina rye. Utagira icyo akumara ntibakanamuvuge. Havugwe Kristo wakugize icyo akumarira. Wahawe izina rirengeye amazina yose. Raba ya Santa Kaya. Wa mwene wabo na Bowazi na Elimeleki anyuzeho. Ati wa mugabo ngwino hano. Ugira icyo uvuze. Hari abana bavuga ko twikundanira, hari ibindi byo kujya mu murenge, ibintu byo kujya gushaka bareba vie ntibarangije ibyabo barabyaye, tujye kubiyereka kabuki, ngwino twibanire wana. Allo, ngira umva nti mwige guca mu irembo. Haleluya. Haleluya. Rusi igice cya 4. Ndongera nsome. Bowazi ajya mu marembo y'umudugudu yicarayo. Wa mucunguzi yavuze wa undi yavugaga wa bugufi anyuraho, aramuhamagara ati yewe mugabo, nyura hano wicara aha.
arahanyura aricara. Bowazi azana abantu 10 bo mu bakuru b'uwo mudugudu, arabwira ati nimwicara aha. Baricara. Abwira wa mucunguzi ati Naomi yaragarutse, yavuye mu gihugu cy'Imowabu, none arashaka kugura isambu yari ya mwene wacu Elimeleki. Arashaka kugura. Haleluya. Undi ahita yumva icyo avuze. Bwana asifiwe sana. Mbwira umuvandimwe usobanukirwa imvugo zirimo ahangaha, transaction zirimo kuba. Hari ibintu birimo kuba mu isi y'umwuka. Haleluya. Nashaka kubikubwira no kukubwira nti uyigurire imbere y'abicaye hano n'imbere y'abakuru b'ubwoko bwacu. Nushaka kuyicungura uyicungure, nutabishaka mbwira mbimenye, kuko ari nta wundi wayicungura utari wowe nanjye ugukurikiye. Aramusubiza ati ndayicungura. Maze Bowazi ibintu ko bitangiye kugorana, narinzi ko ahita yanga. Rero ihangane, muvi irakomeza, ayo wishyuye ntarashiramo. Maze Bowazi aramubwira ati nugura iyo sambu na Naomi, ukwiriye no kwigurana na Rusi umumowabukazi wari mukanyakwigendera, gucikura nyakwigendera ngo nyakwigendera ngo uwo izabe gakondo ye. Wa mucunguzi aramusubiza ati ubwanjye simbasha kuyicungura kugira ngo ntangize ibyanjye biragwa. Ibyanjye biragwa. Iyendera ubucunguzi bwanjye kuko ntabasha kuyicungura. Kera uwo niwo wari umuhango w'Abisirayeli wo gucungura no kugurana kugira ngo byose bikomezwe. Umuntu yakweturaga inkweto ye akayiha undi. Uko niko Abisirayeli batangaga umugabo w'ibyo. Niko guca kwa noteri. Ndebera umuntu urukweto yambaye ko ari urwe cyangwa ari urwa wa mugabo wundi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Umurongo wa 8, uwo mucunguzi abwira Bowazi ati uyigurire akwetura inkweto. Bowazi abwira abakuru n'abantu bose ati mbatanzeho abagabo uyu munsi, yuko nguze ibyari ibya Elimeleki byose n'ibyari ibya Kiriyoni na Maharoni mbiguze na Naomi, kandi na Rusi umumowabukazi wari muka Maharoni ndamuguze ngo abe umugore wanjye, kugira ngo ncikure nyakwigendera uwo ngo aze ngo izabe gakondo ye. Izina rya nyakwigendera rye kuzima muri bene wabo no mu marembo y'umudugudu wabo. Mbatanzeho abagabo uyu munsi. Bashiki bacu ba mama wacu mutubabarire kuvuga ngo ndaguze. Umugore asa n'usuzuguritse, ariko ni umuco w'icyo gihe. Umurongo wa 11, nuko abantu bose bari mu marembo n'abakuru baramusubiza ati turi abagabo b'ibyo. Uwo mugore uje mu nzu yawe Uwiteka muhwanye na Rasheli na Leya abashinze bombi inzu y'Abisirayeli. Nawe ujye werekana gukomeza kwawe muri Efurata, ube ikirangirire i Betelehemu. Icyaduha urubyaro Uwiteka azaguha kuri iyo nkumi rukazahwanya inzu yawe n'iya Peresi uwo Tamari yabyariye Yuda. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Bowazi ahungura Rusi abyara Obedi sekuru wa Dawidi. Hasigaye 7 gusa turashoje. Amen. Nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe, Uwiteka amuha gusama inda, abyara umuhungu. Abagore babwira Naomi bati Uwiteka himbazwe, utakuretse udafite umucunguzi. Icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisirayeli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ariwe umubyaye. Naomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye. Haleluya. Umukecuru utakibasha konsa
ahandi avuga ngo yaramwonyeje amushyira mu gituza cye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Naomi abyariwe umuhungu, bamwita Obedi, ari we se wa Yesayi, se wa Dawidi. Ku batazi amakuru, Dawidi se wa Yesu. Uru ni rwo rubyaro rwa Peresi. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi, Bowazi yabyaye Obedi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye Dawidi. Sijye wahahera. Ni ubwa mbere ntanga isomo nshoje igiterane. Ijambo ry'uyu munsi ni iringiri: Bowazi wawe araje. Haleluya. Ngiriro muvandi uti Bowazi wawe araje. Abari bategereje teme kwandika, andika uti Bowazi wanjye araje, Bowazi wawe araje. Oh haleluya. Oh haleluya. Ibyabaye byarabaye. Ibyagusenyeye urugo, ibyagusenyeye akazi, ibyakugiriye nabi mu rubyaro, ibyaguteje umuvumo n'ibindi, nje kukubwira ngo Bowazi wawe araje. Bibiliya ivuga ngo nuko Bowazi araza avuye i Betelehemu. Icyatumye byandikwa nuko uwawe aje, aho aturuka hose araje. Niba mwari muturanye uraza kumubona. Kuvuga kuza nuvuga guseruka, nuvuga kuva aho yarari akajyaho. Wenda ari mu mwanya wo kukwima no kukwikeka, ariko avuye aho ngaho none atangiye kukwemera. Wenda ari mu mwanya wo kugutinya no kwibwira ibintu, avuye aho ngaho atangiye kubona ko yibeshe. Yo haleluya. Ngiriyo muvandi uti Bowazi wanjye araje. Ibyabaye byarabaye, simbihakana, biranditse, biranditswe, birahari. Ibyago byatubayeho turabizi, ibyago byadushikiye turabizi, ibitaragenze neza turabizi, ibyagenze neza turabizi. Ariko uko byagenze kose, Imana ishimwe kubw'igice cya kabiri, Imana ishimwe kubw'igice cya gatatu, Imana ishimwe kubw'igice cya kane. Shakara. Reka mbisubiremo urimo kunkurikira. Bowazi wawe araje. Bowazi ni ijambo ry'igiheburayo risobanura ngo strength, imbaraga. Ndavuze ngo imbaraga zawe ziraje. Aho wacikiye intege wongewe intege. Ikindi mu cyongereza risobanura ngo swiftness, ubunyakuzi. Swift ni ibintu byoroha, biri nk'abatlete, abantu bari swift, bimpaye amaguru, abantu bitagora, biruka, banyaruka. Hari ibintu byari byaranze, byari byaradindiye. Ndavuze ngo ugiye kumva worohewe kubikora. Ya Bowazi waraje, imbaraga ziraje. Rusi bisobanura ngo friend, companion, inshuti, umugenzi, umuntu ukuba hafi. Ariko yagize ibyago. Washatse kuba inshuti haba ibibazo, washatse urugo bivamo gupfakara. Si ugupfakara gusa, nta n'akana. Abandi divorce, abandi ntuzi ko byagenze, fiançailles zimaze gupfa ntizigira uko zingana. Nje kubwira ngo Bowazi waraje, Bowazi waraje. Uyu Bowazi uje aratuma ubona igihugu, aratuma ubona igihugu cyiza. Oh haleluya. Aratuma ugira urugo rwiza, aratuma ugira umumaro,
mu byandike vuga ko nta mwanya uhari ndiyo ndagira nihuta. Kugira umumaro, uzi kugira umumaro, gutanga ikirahuri cy'amazi kikagira umumaro kurusha watwerereye amakazi yangahe mu bukwe. Watanga ikirahuri cy'amazi umuntu akavuga ati uranyijije, Uwiteka kwibuke, ngo kuko akugiriye umumaro ukurutira abahungu barindwi. Haleluya. Aratuma ugira ubukire. Najyaga nigisha kuri Bowazi, waraje mbwira abakobwa byatinze n'abandi byagoranye, ariko nje kukubwira n'ibintu bijyanye na finance. Ndavuze ngo ugiye kwinjira mu gihe gishya kitari ikintu cyo gutoragura no gutegereza ukugirira imbabazi aguha, igihe cyo gupangisha bajyaga bagutiza geto, kubaka ama estate, gukoresha bajyaga bagukoresha, abajyaga bamubwira ngo ugume ahangaha, ava mu cyiciro cyo kubana n'abaja, abamabuja. Iyo Bowazi yaje, yo mwahuye na Bowazi wawe, ibintu birahinduka. Ikindi si ubukire gusa n'urubyaro ruraza. Kuri Maharoni ntabwo yabyaye imyaka 10. Ikindi ni umugisha, apana umugisha w'ibahati ugira gutya bigacamo ejo bikanga, umugisha generationnel. Umugisha mwabonye urubyaro bagiye bavuga kugera ku mwami Dawidi. Ntabwo murabyumva, ndabisobanura gato. Uyu mugisha urahekerezwa n'ikindi cyitwa favor. Bowazi kuza mu bari aho ngaho akabaza wowe, favor iragusingoringa out, favor igukura mu rwinshi, bakabaza amakuru yawe na dosiye yawe n'ibyawe, bakakwitaho, byansigara bibaza ariko se ni ibiki gihe. Mwibuke ko ari umunyamahanga. Mowabu ni iki? Mowabu igihe Imana yahanaga Sodomu na Gomora, abantu barashize. Loti Imana iramuhungisha, umugore we yanga kumvira, arimo guhunga arahindukira areba inyuma, kandi bari babwiye ngo ntibarebe inyuma, ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Urumva Loti rero asigara nta mugore afite, abakobwa nabo ntibafite basaza babo. Aravuga ati ibintu tubigire dute? Bigira inama. Umwe ahita asindisha se amubyaraho. Uko niko Mowabu yavutse. N'undi nawe abonye ibya mukuru we yakoze, nawe asindisha se, nawe atwara inda, nawe abyara uwitwa Amani. Abamoni n'Abamowabu, abana babiri b'umuvumo. Mowabu Imana iranabavuma cyane muri Yeremiya 48 n'ahandi henshi igenda bavuga ngo kuko banze guha inzira Abisirayeli bava mu buretwa bajya muri gakondo yabo, ngo icyo ngicyo cyonyine ngo izabahondagura. Bariho umuvumo, murabyumva? Rusi rero avuka muri uyu muvumo. Sinzi umuntu wicaye arizwa n'ibintu ajya abona mu muryango bya karande, wibaza uti ibintu bizashira gute? Nje kukubwira ngo uruta Bowazi ari ahangaha. Bowazi ndimo kukubwira ni ikimenyetso cy'ibyo uruta Bowazi ari bugukorere. Bowazi ni umucunguzi utegereza abandi, ariko ndakubwira umucunguzi wakiriye, wa undi wamenye ukareka inzira z'ibyaha ukemeza uti ndagukurikira. Oh haleluya. Wa wundi watwiguze amaraso y'igiciro cyinshi, wa wundi wakurariye ijoro muri Getsemane, wa wundi wikoreye umusaraba ku bwawe nanjye, wa wundi wavuze ngo data niba uko nshaka ariko wowe ushaka. Ya haleluya. Nimba Bowazi yakora ibingibi,
Yesu we, Yesu we, Yesu we. Imana yagutegure kuguhindurira. Hari ibintu ureba mu muryango wawe bikagutera ubwoba, ukavuga uti se ko na mama yapfuye nabibaza nde? Ibyo uvuga nabibayemo, nta mwanya mfite, ntago ubuhamya bwanjye. Wavuga uti ahubwo ngiye nikinishaga, ngiye nariho ndiriza gusa. Aho mvuka ntabwo natinyuka no guhagarara imbere yanyu, ariko kubera Kristo Yesu, kubera Kristo Yesu, kubera Kristo Yesu, umwanzi ntagukange ngo uvuka mu wabo, umwanzi ntagukange ngo iwanyu hari za karande. Umubwire uti amateka yahindutse, uwanjye yamanutse ava mu ijuru. Haleluya! Yambaye umubiri w'umwana w'umuntu, araganduka, yemera kumuja, ahabwa izina ry'amazina yose. Natumwe kugusomera iki gitabo kugira ngo ibyiringiro byawe bizuke, kuko ibyiringiro bizutse hari ibintu bigeze kuri nka 5 uhabwa. Bimwe ndagenda bigerekeranya, uhabwa imbaraga, ukahabwa no gukomeza, endurance, abarundi babyita kuramiriza, gukomeza. Nubwo byaba bikomeye gute, iyo ufite ibyiringiro ntabwo ucika intege, ntabwo ureka, urakomeza. Haleluya! Nigeze kumva amakuru asekeje iri Bujumbura iyo twabaga. Hari hoteli yitwa Source Dinner, niyo hoteli nini yubatswe mbere y'izindi. Abagabo 2 birwariye mu mutwe, barumvikana atari ku hoteli yubatse mu kibaya, wayizamura kuri uriya musozi aho bita kuri college. Abantu bose bakajya bayireba, baragenda barayisunika, icyuya kirabarenga, bavanamo amashati. Bavanyemo amashati, abajura baraza barayiba. Mugenzi ati waretse ko tutarimo kuva aho turi. Undi ati reba n'amashati yacu ntakiboneka, ubu tugeze kure, twagiye. Ndasenga iri jambo rigutera ibyiringiro, ureba ahantu waruri. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Iragutera imbaraga ugakomeza. Ikindi bigutera ibyishimo n'amahoro. Kariya kantu kambere navuze ku mbaraga no gukomeza ni Yesaya 40:31 ngo abiteze Uwiteka, abafite ibyiringiro mu Uwiteka baragenda ntibaruhe, baragenda bakaguma biyubura mu mbaraga nsha. Ibi byiringiro nguhaye, iki gitabo kiravuga ngo yabikoreye Rusi nawe yabigukorera. Ntabwo itoranya abantu ku butone, yagendere mupfakazi w'umunyamahanga. Haleluya! Amahoro n'ibyishimo. Abaroma 15:13 mubyandike gusa, ntabwo tuhasoma. Cya gatatu iravuga bizana kunesha urucantege, overcoming discouragement. Zaburi ya 42:5. Nabivuze nihuta ngira ngo arayitoragira. Icya kane, ibi byiringiro bikubera urufatiro, umusingi, haleluya, wo kwizera. Abaheburayo 11 aravuga ngo kwizera ni ukumenya neza ibyo twiringizwa ko ari iby'ukuri. Haleluya! Iyo rero ibyo byose byabaye, icya gatanu gikurikira habaho transformation. Urahinduka nawe ugakora. Iyo wahindutse urakora. Abenshi biratunanira gukora nk'uku kwa Naomi. Naomi yarazi Bowazi, Naomi yarazi amasezerano y'iwabo, yarafite n'izina ryiza, ariko ahera mu nzu. Naje gukomeza umuntu byari byaranze. Urareba amaproje yawe, amasezerano y'Imana urayafite, ariko warakomeretse.
ibyiringiro byawe byongere bisuke. Pawulo aravuga ngo ibyo byiringiro, si Pawulo ni mu Baheburayo, ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima, the anchor of our soul. Ariya mato manini mubona atwara amakonteneri agira ikintu bita anchor kiyayobora, nubwo afite amatoni n'amatoni, ni akantu gatoya. Ibyiringiro ni akantu gato kaza ugasanga birahindutse. Wata ibyiringiro ubuzima bwawe bugahinduka, ukarwara agahinda karenze, depression, ibintu bikakubihira, ugasharira, ugasigara uvuga ngo Imana yarampebye, abantu ntibankunda, nta muntu ufite ibyiringiro. Ninde wumvise ibyiringiro bye bizamuka kubwo gusoma igitabo cya Rusi gusa? Hari umuntu Imana yantumye gusomera iki gitabo, ntabwo nabisomye kubwo kubatesha umwanya, ni instruction nahawe na Mwuka Wera. Umenye ngo yabikoreye uriya munyamahangakazi, ishobora kubigukorera nawe. Petero avuga ngo kera nta bantu twarimo, ntabwo twari ubwoko, ariko yatugize abantu, ishyanga ryera, idushyiraho kwamamaza ishimwe rye. Ntacyo ufite wirata, ntacyo ufite nakwirata, ariko umunsi wemeraga Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ibintu byarahindutse. Naomi nako Rusi yemeye umuntu gusa, yemeye Naomi ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. Yo haleluya! Uyu yemeye umuntu gusa uriho ejo agapfa. Twebwe twemeye wa wundi uriho uhoraho iteka ryose. Umunsi wapfukamaga ukavuga ngo ndakwakire mu mutima wanjye, winjiye mu buzima buhindutse, winjiye muri possibility miliyari na miliyari. Ariko bamwe mwaracitse intege nubwo bafite amasezerano. Natumwe kugutera intege ngo ukirewe Naomi. Wemera izina ry'igikundiro wahawe. Urakunzwe mu rugo rwawe, urakunzwe mu kazi, urakunzwe mu gihugu. Reka mbabwire, nta wangwa na bose kandi nta ukundwa na bose. Na Satani agira abamukunda buriya. Ntabwo mvuze mwe. Iyo mukora iby'Imana yanga muba mukundanye nande se? Iyo mugendeye ku mazimwe muvuga abandi, musenya abandi, ibyo nibyo kwa Satani. Ariko ndavuga muri hahandi, kandi ntawe ukundwa na bose. N'Imana uryigira abayanga, ntabwo muzi wajya abayanga. Bamwe murahimba ngo mukumbuye Yesu ngo azagaruka, ngo nagaruka ubu hari bombe atomike, ngo kiragiye yari amahiri y'Abaroma gusa n'imisumari. Ntawe ukundwa na bose. So tuza ibyiringiro bya birabagirana. Haleluya! Ikindi naje kugufasha kugira ngo ibyiza urimo ubimenye. Rusi yisanga mu mugisha ariko ntabwo yari awuzi. Abantu banjye bishwe no kutamenya. Iri ni ryo jambo Imana abwiye Salomo, ngo utansabye ubukire ukansaba ubwenge n'ibindi urabihawe. Mu yandi magambo niyo ari kumusaba ubukire ari kumuha, ariko yashatse kutwereka ko ubwenge, kumenya, gusobanukirwa biruta ubukire bwose. Amafaranga yagushiraho ariko ubwenge ntibukagushireho. Oh haleluya! Bakujugunya no mu ishyamba ryahe ukamenya uko urivamo. Natumwe kubwira umuntu uri ahangaha, igihe cyo gusabiriza kirarangiye. Imana irashaka ngo ube strategique, ugeze aho nawe ugaburira abandi. Nk'uko byabaye kuri Rusi niko bigiye kwandikwa kuri wo. Ariko ugomba kugira umutima nk'uwari muri Rusi. Rusi yari afite umutima wigishwa, utozwa. Benshi uyu munsi ntibashaka kwigishwa. Ngariya uriya muzehe bishop byaramucanze, uriya ntiyize nkanjye. Mwitonde, ntabwo yantumye kubivuga. Ndabasabye muba abantu baciye bugufi, muzagera kure, muzagera kure. Mwishirireho disciples, abigishwa ba Yesu. Disciple harimo ijambo discipline.
discipline ni umuntu wishyiraho imipaka. Ntabwo nzajya aha, ntabwo nzavuga ibi ngibi, ntabwo nzakora biriya. Icyo nicyo cyafashe Daniyeli, ngo bamurebye asanga ni excellent, ngo kuko yagambiriye mu mutima ko ataziyanduza. Umwana muto w'imyaka 15 17 yari muto cyane, afata umwanzuro bituma akorera abami, sinavuga umwami, abami imyaka irenga 60. Umwami umwaza agasaza kugeza no kubuzukuru bajya ngo twumvise ibyawe. Ndavuze ngo bazumva ibyawe. Ugire kimwe mu bintu binanira abantu bakaguma basabiriza, ni ukurya ibya 10. Iyemeza uti ko bigenda kose ntabwo nzarya iby'Imana. Imana ntabwo ari umuntu ngo inegurizwe izuru, irakureka yo kubwo ubuntu bwayo ikagutabara. Ariko Satani ni legaliste, aguma gufatiraho, warayariye nanjye ndaguhonda. Abantu b'Imana, Imana ikoresha ibintu bashigikiye imirimo nzi nahamiriza na rekomanda. Rimwe birakwama mu kazi, umugabo arampamagara ari kumwe n'umugore ngo mbasengere. Mbasengeye haba manifestation ivugira mu mugabo ngo si yo agiye gutanga iriya sheke ataratanga icya 10. Nise hari sheke atanu umuntu wamfashije muri mu isoko runaka, ndamushimira nta na ruswa yansabye, nigiye wumvise namuha ifanta. Satani amufatiraho ngo ko ibya mbere byose ni iby'Uwiteka. Allo, umuntu umwe niwe wigeze kubyigisha, umupastor umwe muri Amerika, ariho arigisha ku kintu kijyanye n'icya 10. Aragihagararaho cyane, ni umuntu Imana yafashe cyane guhagarara imirimo no gukora imirimo itangaje. We ni haje abahungu gusa, abakobwa bamaze kugira abakwe nka bangahe. Ikintu cya mbere abaza umukwe amaza ngo ujye utanga icya 10. Ntabwo nshaka umuvumo ku mukobwa wanjye. Mbere ko amaza gukunda umukobwa wanjye amaza ngo ujye utanga icya 10. Halo, ndabona abantu bakonje. Tibise bihuriye na Rusi cyane. Umva, yari harigisha azana amadolari 1,000, 100. Abaza abantu ati muri izi noti zose ko ari 100, 10 ni iyihe yaba icya 10? Abantu ati zose ni kimwe. Arabwira ati iya mbere utangira kubariraho, ko ni bireva ngo wubahishe Uwiteka ibya mbere byawe. Abenshi turareba hagira udusigara amana, urabibona ko byanze, mbaye ntanze aya ngaya Mana. Wowe ntabwo uri umunyedini, n'ubwaguha n'uwaguha 9 ku 10, n'uguha 1 ku 10, n'uwaguha uyigira iya mbere. Ese ayandi ko muyabona mukayisha nuko andi ataboneka. Discipline ni ikintu gifasha. Ikindi, ikintu kijyanye no kubika. Allo, mbwira umuvandimwe uti ubu umunyabwenge. Kubika, nimba ubonye amafaranga 1,000, 100 ni iry'Imana, 100 rindi ni iryawe. Asigaye nimba uzayaha abantu, nimba uzayakoresha, ariko wige iryo 100 kuryibikira. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mbwira umuvandimwe ubu umunyabwenge. Ejo heza niko bamaze igihe batwigisha mu buyobozi. Ejo ni heza, ugomba kubika. Abanatoya pastor, kubika muri ubukene ntibyoroshye. Ntabwo ari bijyanye n'umubare w'amafaranga ufite, bijyanye na discipline wiha. Ubika iryo 1, ubike 10, ubika 5, uzatangara zakugoboka mu gihe gikwiriye. Yesu yarabyigishiwe cyane, ntabwo nabivugaho, ariko ube umuntu uzi kubika, ube umuntu uzi no gusangira. Ikindi, umuntu ukora mu muco, uzi ibyo wasaruye n'ibyo wakoresheje. Akaza akabwira nyirabuko ati nahawe ingero zinaka. Allo, kuki abisubiramo? Umwuka yarabetse ngo byandikwe. Ikindi, agumana na nyirabukwe. Muba abantu baguma ku murongo, bamenye ibyanyu. Umushumba aheruka gusengera ntazi ibyo urimo.
ntabwo ari control dushaka kugira ngo tumenye ubuzima bwa oya, ni ukugira ngo mukore munsi y'umutaka. We kunyagirwa n'imvura ikositimu yawe yangirike ku busa duhari. Bwana sifiwe. Abahungu abiga ibyo ubuhanuzi bo kwa Elisa abandi bavuga Elisha, mu bami ba kabiri ngira ngo ni ibice 6, bagiye gushaka kwagura aho baba. Abari bafite ikibazo cy'uburyamo nibo, ntabwo ari Elisa. Barazamwa ngo turekure tujye kuri Yorodani, tujye gutema ibiti twagura aho dutuye. Ati nimugende. Aba bahaye uruhushya bati ntabwo tugenda utajyanye natwe. Halo. Abenshi baraza, pastor genda, ntazamenye uko byagenze, akagaruka gusa pastor nsengera bimeze nabi, ntigeze amenya ko byabaye neza. Ntabwo mvuga mwe, ndavuga muri Afghanistan, mwe mu rutwana twiza. Halo. Mwige kuvuga, babasengere, mugira abantu babamenya, mureke kubaho nk'inzererezi n'ingegera, mufite famiye. Bwana sifiwe sana. Muzi cyabaye abaherekeje kuri Yorodani, barimo gutema igiti, yashoka, mu kinyarwanda yita ishoka, intorezo ivaho ku giti iragwa, nako yagiye yose cyangwa yagiye wenyine, igwa muri Yorodani, avuze induru ati kandi ari intirano ryari ideni rya banke ndapfuye. Elisa atiguye aramwereka, ajugunya igiti, babonire irareremba hejuru. Ibyo muri fizike ntibikora, ariko iri munsi ya autorité spirituelle birazamuka. Hari pastor witwa Enoke Adeboye, afite itorero nini Nigeria. Umujene araje aramubwira ngo sengera muri business bigende neza. Pastor amusengeye aragenda. Hari inzu umuntu yari haragurisha etage, inzu ya etage 13, ati nshakira umukiriya ayo uzabonamo yose nayawe jyanyene nayangaye. Arazabwira pastor amusengera ko kanya itabona umukiriya. Arazabwira pastor ati pastor byagenze neza, ati nabonye umukiriya. Pastor ati rero muri izo gorofa 13 emwe muri yo urayiha Uwiteka. Barambwiye ko muri ibisambo ntabwo yigeze unahaguruka ahangahe narushe. Undi ati je ntiwaje ukansaba amasengesho, cye nkubwiye uko iby'Imana bikorwa. Icyambere bikore uraho Uwiteka. Ariko bitaragenda, agiye telefona nyiri inzu ati nabonye umukiriya kandi yamaze ko amafaranga. Ati jewe nigeze ngutuma kugurisha inzu. Yabaye nk'umusazi kuko yaramaze kurya mwamwe. Agaruka kuri pastor ati nsengera, ati Imana ndayibwira iki ko yimye ibyayo. Genda wirwarize, mureke gukina. Hari umugisha mu nzu y'Imana, hari umugisha mu gukorera munsi y'abantu b'Imana. Kugira umutima wigishwa, mukobwa wanjye ntugapfe kugenda ukurikira abajabe, ugire gutya, mwige kubaha amategeko y'igihugu. Haleluya. Uragenda muri 80 ahantu handitse 40 bakavuga ngo satani toka. Ntabwo ari satani, ni wowe. Halo. Ndio ndavuga abahahandi, mwebwe muri abana beza, mwafashijwe. Ngira umuvandimwe uti Bowazi wawe yaje, Bowazi yawe yaje. Imana ishimwe cyane. Ikindi uhaguruka ukore. Rusi yararebye barakennye, yarabonye ko bashobewe, ariko yarahagurutse ajya gukora. Kuva mu gitondo kugera nimugoroba arakora. Hari umugisha utajya umenya aho abanebwe bari. Batubwiye ubunebwe n'ubuswa n'ubugande. Haleluya. Ntabwo yaraza amagambo arimo kuvuga. Haleluya. Muhaguruke ukoresha amaboko. Hari abana bacu bigeze kuza kumbwira mu itorero bati pastor urumva ujyana diploma, akakubwira ngo ufite experience ntubona akazi. Ntabwo ni mwabuze akazi. Bati
ndabwira ni hariya kuri immigration bahita kuri pafe njya none ko bahita i Bujumbura. Ni hari abakecuru njya nsanga batazi kuzuza form kandi bashaka passport, bashaka laissez-passer. Genda mubafashe mubuzurize murebe. Umwe araza ati pastor uza amafaranga ndavanye hari hano. Genda ukemura ibibazo. Amafaranga aragushakisha. Ibibazo birahari. Ntabwo mbatumye ngo mujye gukora ariko nibanga bagiye kwa pastor bagumya butinda bise ko madame ari mu kazi mufite imyenda nabamesera. Haleluya. Ko mureba hasi. Agira ucyo ahita kurangira undi muntu bufuge nka dry cleaning ati hari umwana hari yazi gutera ipasi. Akazi kabura gakreye. Bwana sifiwe. Reka mpaguruke ngende. Nawe ati genda mwana wanjye. Bwana sifiwe. Hari project ufite yizani bayisabira umugisha. Nimba utabonye abashumba ubwira umukuru wa serire ariko umwe wese agire aha abarizwa. Haleluya. Nyirabuko yari byamubwiraga, Boazi yari byamubwiraga, hari n'iby'abakozi nabo bamubwiraga. Ariko umunsi umwe yarabayoboye bose. Haleluya. Ni wicisha bugufi munsi y'ukuboko kw'Iteka azakuzamura mu gihe gikwiriye. Na Kristo umwami wacu yaraje yunamira Yohana ngo amubatize. Ati reka sinshobora no gukora kudushumita inkweto zawe. Ati reka tubikore dusohoze gukiranuka. Yohana yamurushaga amezi 6 gusa. Ni kazeni. Murabizi ko ikibano gituma dusuzugura ko tuturanye tubana. Uriya simuzi uriya mwende runaka bikasharika. Uriya ntiyazamutse murereka arababesha sharika. Uriya undaraza ati hagati muri mwe hagazo mutazi kandi ari kazeni. Ntabwo binkwiye no kumwegera. Yesu natoya nanjye ndaca bugufi. Wantanze muri ministry reka nkumvire. Mbere ko atangira ministeri aca bugufi wa muruti. Urajya kugisha inama Naomi nawe byaramunaniye nawe ntafite n'urwara rwo kwishima. Ariko aho ngaho uri yarahanyuze. Ashobora ko atari umuhanga nkawe ariko hari grace afite. Hari byananiye Naomi ariko ibigukundira biri muri we. Azi uko bigenda mu Bisirayeli, azi aho Boazi ari burare kandi we ntava mu nzu ariko afite knowledge, afite ubumenyi. Mukeneye ubumenyi nibwo ndio ndasuka hangaha. Hari abantu bagiye gukora hangaha, hari abantu bagiye gufungura ibintu hangaha, hari abanimo gukora byanga mwizenguruka kubera ibinyoma by'umwanzi. Ariko wabimenye, wamenye icyo upfana na Boazi wawe. Ntabwo ari umunyamahanga. Oh haleluya, oh haleluya. Ugumana umutima wigishwa, uce bugufi, wiyoroshe, uzagera kure. Ukurikire instruction. Haleluya. Wiyemeze. Haleluya. Kandi wirinde, urinde byakwanduza kandi wubaha abandi. Boazi mu bukire bwe abakozi we yarabasuzangwa amahoro abe muri mwe. Uwiteka bane nawe nabo bakamusubiza ngo Uwiteka bane nawe. Numvise umugabo ngo yarikore kibindi cyundi bagiye mu bukwe, shebuja aritsamura. Yitsamuye ati muragakire databuja. Undi araceceka. Ati nababwiye ngo mukire databuja. Undi araceceka. Ati databuja ntabwo mwanyumvise navuze ngo muragakire. Ngo esha nivuga ngo twese urashaka dukire twese hanyuma ninde uzajya wikorera ikibindi cyundi. Mbare umuvandi uti yoroshe. Ezo zibika zara amagi. Ezo sake zibika none nazo zigeze kuba amagi. Reka duce bugufi. Usuzugura none ejo ashobora kukuzamura. Wa undi yitaga mukobwa wanjye niwe yahindutse sheri. Haleluya. Wa munyamukazi, wa undi abandi babonaga nk'uwavumwe yahindutse nyirakuruza wa Yesu. Ya
haleluya, oh haleluya. Ntihagire umuntu usuzugura n'umwe, ntihagire umuntu urebera hasi n'umwe. Ikindi, egeranya information zose zishoboka. Nimusome ibitabo, nimubaze abantu. Nimba ugiye kujya muri business, reba abantu muri churches bari muri business, cyangwa abandi barokore, cyangwa abantu muri famiye, umubaze bigenda bite. Mwebwe mumenya muta makuru. Ni gute banki itanga inguzanyo? Ese ni izihe ziguza neza, ni izihe zivuna, ni izihe bigenda bite? Ibintu by'imisoro bikora bite? Reka kujyamo ngo nuri yarabikoze nanjye nabikora. Uri ikinege mu mugambi w'Imana, nawe ni ikinege. Ntabwo uzi umugisha we, ntabwo uzi ibyo Imana avuganye nawe, ntabwo uzi urugendo agenze. Reka kwigana abandi. Ushobora kwigira ku bandi ariko ingendo y'undi iravuna. Reka kwigana, wigire ku bandi ariko ntiwigane. Imana ishimwe cyane. Ukorere munsi y'ubuyobozi ya authority, wubaha ababyeyi, Imana ibaha umugisha. Ndavuze ngo Bowazi wa waraje, Bowazi wa waraje. Ndavuze ngo Bowazi wa waraje. Haleluya, haleluya. Ugira umumaro, urugo rukire, wishimire igihugu cyawe, wishimire n'icyo Uwiteka ari bukujyane mu kirere cyose. Ugire ubukire, aho wasabirizaga utange. Yabanje gusabiriza, agera gutora, agera gutahana, agera gusangira. Oh haleluya, agera haba mabuja. Uwiteka aguhe kuganza, Uwiteka aguhe kuganza icyo uri bukore cyose, sector yose uri bujyemo uganze. Ndavuze ngo ube databuja, ube mabuja. Waremewe kuganza, ntabwo waremewe gutsikamira abandi, ariko waremewe kuyobora abandi. Abantu bakurebereho bamenye ko bishoboka ko umukiranutsi akora business adakoze fraude. Abantu bakurebereho bamenye ko bishoboka kugira urugo rwiza. Abantu bakurebereho bamenye ko bishoboka ko ibyari bibi bishobora kuba byiza iyo utihebye. Abantu bakurebereho amakuru yabayasome. Haleluya. Mbwirira muvandi akira ibyiringiro byawe, kuko Bowazi wa waraje, Bowazi wa waraje. Hari Imana ikuyobora. Ndavuze ngo hari Imana iri uyobora ikirenge cyawe, wisange mu murima wa Bowazi. Ngo nyereka umwana ukora umunyamwete, ngo uwo nguwo azicana n'abakomeye. Reka ubunebwe, reka vuga ngo nta kazi gatangwa, reka vuga ngo abantu barikunda. Nta wakuremye muri abangaba. Nugira Imana hakagira Bowazi uza akakwitaho, Imana ishimwe. Mu gihe atarava i Betelehemu ngo aze kora, bazatange raporo ngo kuva mu gitondo ntararuhuka. Oh haleluya. Reka vuga ngo ibyo nigiye ntabwo ari byo bampaye. Yosefu ntabwo yari yarose akorera abandi, yari yarose ayoboye abandi, ariko mu gihe atarahagera yakoreye abandi. Aho bamushyiraga hose Imana ibana nawe. Oh, ubu wo kwizerwa ku manywa na nijoro. Nibatanga raporo bazavuga ngo uyu mukobwa ntigeze aruhuka, uyu mukobwa ntabwo yivanga mu by'abandi. Amakuru yawe akwire, bati barakuzi ko uri umugore wiyubashye. Iyo umutumye ku isoko ntagavura. Imana idufashe. Uyu munsi wiyemeze kutazongera kurya iby'Imana. Uyu munsi wiyemeze kuri bubike. Haleluya. Kugira ngo uve mu gusabiriza, ejo bizakugoboke. Bwana asifiwe. Haleluya. Nigeze gukora ibiterane by'ababoyi n'abayaya, bari abakozi bo mu nzu, n'abanyezamu, n'abandi bakora amajardin, nabo za modoka. Ababaye Bujumbura babizi, n'igihe wakiyobora icyo giterane nta wundi najya ngituma ngo pastor ajye. Ntangira kubigisha gukiranuka. Hakurikira amadeliverance, bari barakomeretse, abasambanijwe n'abashebuja cyangwa abana babashebuja, abagiye bahemukirwa, bananiwe gukomeza amashuri kubera gupfusha ababyeyi, bagahita ajya mu kazi ko mu nzu n'iki, habaho gukira. Tuza no kwinjira mu bintu pratique. Ntangira kubabwira ko bashobora kubika.
hamwe ati ntibishoboka, kuko bayabika munsi y'umusego aho ngaho mu gikapo. Umuntu yanyuraho afternoon barangije guteka, umuntu yanyuraho n'urukweto bakarugura, unyuzeho n'iki bakagura. Nta gahunda. Nzana abantu bo mu microfinance batangira kubigisha kubika. Umwe aravuga ati rero iyo ubitsemo nk'ibihumbi 30 dushobora kuguha inguzanyo y'ibihumbi 90. Harimo wari ukeneye ibihumbi 90 ngo agire mariage, kuko yahise abukora. Haleluya. Mbigisha gusoma no kwandika, nkafata abazi gusoma muri bo abahungu bakigisha abahungu, abakobwa bakigisha abakobwa. Haleluya.